Mana Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israeli, turagushima uyu munsi waduhaye wo kuba imbere yawe dusenga, tuyiriza, twiga ijambo ryawe muri ishuri ryo kwizera. Komeza Mwami udufungura ubwenge, tutahura ibyanditswe byera n'ubwiru ubwami bw'Imana, kugira ngo dutunge imitima ishuriwe, imitima itakiri umwijima, imitima ifite ubwenge bw'Isiyoni, ubwenge bw'ijuru, atari ubwenge bw'isi. Tubashe gutahura ubushake bwawe Mwami, ari abari hano, ari n'abazakurikira ku mbuga iri jambo Mwami turiho turiga mu ishuri ryo kwizera, nabo bavugane nabo, ubahumura amaso y'imbere, amatwi y'imbere afungure, ubafungura ubwenge bwo mu mwuka, kugira ngo batahure ijambo ryawe mu mwuka, ntibaritahure muri kamere, batahure n'ubwiru ubwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, kuko twumvise ko ikibyawe n'Imana cyose kinesha iyi si. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Icya kabiri batubwiye iki? Batubwiye ngo niki cyanesheje isi? Ni ukwizera kwacu. Kwizera kwacu niko kwaduhesheje kunesha isi. Cya mbere, ikibyawe n'Imana cyose kinesha isi. Icya kabiri, kwizera niko kuduhesha kunesha isi. Kwizera, twavuze ko kwizera gufite inzego zitandukanye. Kwizera kwa mbere k'urufatiro kwadushije gukizwa. Noneho hari ukwizera kutubeshaho ku munsi ku munsi. Hari kwizera gutuma dukorera Imana, dukoresha impano z'Imana kugira ngo zubake umubiri wa Kristo. None uku kwizera kwaduhesheje kunesha isi kurimo byinshi. Urafata urugero rw'abanesheje iyi si kubera ko bari bagufite. Fata nka Abrahamu. Abrahamu mu isano rya kera, igihe cyose ukwizera kujyanye no kunesha abanzi. Abrahamu yaranesheje kubwo kwizera. Yatsinze abami benshi kubwo kwizera. Muri iki gihe baje gutera Sodoma na Gomora, bagatwara Loti n'ibye nabe. Abrahamu yaragiye n'ingabo n'abantu be bake, anesha abo bami. Igihe agarukaga afite iminyago, agahura na Melikisedeki. Ko ni ukwizera kwe. Kwizera turabona gukorera muri Mose. Ntiyatinya ibikangisho bya Farawo, ingabo ze n'ibiki, arifatanya n'ubwoko bw'Imana bw'abacakara. Kwizera niko kwamuhaye gushirika ubwoba, kuko ngo kwamuhesheje kureba itaboneka nk'uyibona. Ko niko kwizera kunesha mu buzima bwa Mose. Turabona kwizera gukorera mu musore muto cyane yitwa Dawidi, ari umushumba w'intama za se, akanesha igihangange cyitwa Goliyati, cyari tateye ubwoba ingabo za Isirayeli, uhereye no ku mwami wazo, umugaba mukuru w'ikirenga ariwe Sawuli. Umwami Sawuli n'ingabo ze n'Abisirayeli bose bagatinya Goliyati. Yari afite uburebure burenga metero 3, yambaye ibintu biteye ubwoba. Twaravuze hano ibiro by'icumu rye, sibyo, n'ingabo ye n'ibiki byose. Mu kumureba gusa no kumva ibyo avuga, Abisirayeli bajyaga kwihisha. Ariko agasore gato kitwa Dawidi karanesheje Goliyati. Uwo ni umurimo wo kwizera, kuzana intsinzi muri Dawidi. Amen. Dushobora gufata ingero nyinshi z'abantu bagiye
banesha kubwo kwizera. Nushaka kumenya bamwe muri abo urajya mu Baheburayo igice cya 11, uraza kubona abo Imana yise intwari zo kwizera. Nta kindi cyabahaye intsinzi ni kwizera. Kwizera kw'Imana iri hejuru ya byose, kwizera kw'Imana iri mu ruhande rwabo, kwizera kw'Imana isoza amasezerano, kwizera yuko kugendana nayo, kuyumvira, kugendera mu cyubahiro cyayo, mu gitinyiro cyayo, Imana izana intsinzi mu bantu bene abo bagendanye nayo. Rero ukwizera niko kwanesheje isi. Kwizera ko abantu bagufite bashoboye kunesha isi kubera ko kwizera. Nusoma Dawidi amagambo yabwiye Goliyati witubona kwizera ukuntu kuvuga. Kwizera kwatumye umuhanuzi Elisha afata mbiri ingabo ziteye ubwoba z'Abasiriya ziri ku magare y'ibyuma n'amafarashi, azifata mbiri adafite intwaro za kimuntu, azifata mbiri kubera kwizera. Imana zitera uruhumyi barahuma. Hanyuma Elisa arabafata bayobora ku mwami wa Isirayeli adakoresheje intwaro, ari wenyine. Ko no kwizera. Amen. N'umusano rishya ugiyemo wabona umurimo wo kwizera. Kwizera niko kwatumye abantu b'Imana banesha isi. Ni byiza gusaba Imana bene uko kwizera. Amen. Rero ibintu byose duhura nabyo bitwitambika imbere muri iyi nzira yo kumvira Imana, yo gukiranukira Imana, ntidushobora kubinesha tudafite uko kwizera. Ariko kwizera tukiye kugusaba Imana, kandi umuntu asaba icyo yumva adafite. Niwiyemera mu mbaraga zawe ntuzabishobora, kuko imbaraga zibasisi ntabwo ari imbaraga zigaragara, ni imbaraga z'umwuka, zikaba zihishe inyuma y'ibintu byose bibi bikoreka muri iyi si. Reka tusubire muri Matayo 17:20, twumve icyo umwami wacu atubwira. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Amen. Ntabwo umwami avuze ko dukeneye kugira ukwizera kunini, kandi tujya twibeshya ngo dufite ukwizera guto cyangwa guke. Ntabwo tuba dufite. Ukwizera kw'Imana ntigukeneye kuba kunini kugira ngo kwimure ibibazo, ingorane, abanzi. Nimba bose twafata nk'umusozi uhagaze imbere yacu, ibibazo, abanzi, ibiki, bigeragezo, ntabwo Yesu avuze ngo mukwiye gusaba Imana ibaho kwizera kunini. Yavuze ngo kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi. Niko kabuto gato cyane mu mbuto zose zibaho. Niko kabuto gato kabaho mu mbuto zose. Kaguye hasi kugira ngo ugatore byagorana. Ngo mugize ukwizera kungana nako kabuto ka sinapi, ngo mwabwira uriya musozi shinguka uve hano witere mu nyanja, ngo kandi uzabumvira. Ufata umusozi ufate n'akabuto, nta proportion, nta wihuriye. Mu mufuka wawe ushobora gushyiramo utubuto miliyoni y'utubuto twa sinapi, cyangwa mu kiganza cyawe ushobora gufumbata utubuto twinshi, ariko wafumbata imisozi ingahe?
mu kuboko kwawe ushobora gufumbata utubuto twinshi twa sinapi, ariko se wafumbata imisozi ingahe? Bivuga ngo nimba ushobora gufumbata utubuto twinshi twa sinapi mu kiganza cyawe, ni murebe potential uba ufite, murebe imbaraga ziryama mu kuboko kwawe uko zingana. Reka mbabaze, utubuto, umubare w'utubuto ushobora gufumbata mu kuboko kwawe twakumira imisozi ingahe yo ku isi yose? Ariko n'ibikorwa akabuto gato kakora biratugora. Tugira ubwoba kubera umusozi umwe waduhagaze imbere. Iyo Satani ateretse umusozi umwe gusa tugira ubwoba. Nyamara Yesu aravuga ngo imbaraga zo kuwuvanaho, amen, you mountain move from here to there. Ngo bivuze icyo wize, it will move. Ko Yesu avuga, va hano wijugunya hariya aho ntakubona. Ngo bisaba gusa ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ariko biratunanira kukagira. None tuhonge kandi kubaza cya kibazo, ni iri jambo ritari ukuri cyangwa hari ikibazo muri twe? Ni ikibazo muri twe, ntabwo ari ikibazo cy'ijambo ry'Imana. Jesus tells his disciples, truly I tell you, if you have faith at the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Ntabwo yavuze ngo maybe. It will move. Nothing will be impossible for you. Kini gikomeye cyane. This statement encapsulates the power, the potential. Amen. The power and the potential ziri muri ako kabuto gato. Ako kabuto gato ka sinapi gafungiwemo imbaraga nuko zitakoreshwa zo kwimura umusozi munini ungana gute. Iyi statement yonyine y'umwami, iyi nteruro ngo nukuri mbabwira, nukuri ndababwira yuko mugize ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwiye uriya musozi. Kumva aho yari hafi y'umusozi. Ahandi aravuga ngo mwabwira umusozi ngo shinguka uve hano wijugunye mu nyanja, ngo wabumvira. Ngo mugize gusa ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Ntabwo mukeneye kugira ukwizera kungana n'umusozi ngo mwimure umusozi. Mugiye kugira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo mwimure umusozi. Ariko kugeza uno munsi biracyari ikibazo kuri twe. Amen. Biracyari ikibazo, ariko birasaba kwizera kutari ko mu bwonko, kwizera kw'Imana kunaga mu mutima pana mu bwonko. Twe tugira ukwizera ko mu bitekerezo. Ko mu bitekerezo harimo imikino myinshi ya Satani, kuko hari umuntu yitekereza ngo arakomeye kandi wasunika agatembagara kandi yibwiraga ko akomeye. Hari umuntu yibwira ngo ni mwiza kurusha abandi kandi ntabwo ari byo. Ibyo twibwira se niko ari ukuri? Ushobora kwibwira rero ko wize ufite kuba kwizera kandi ntako. Kwizera nk'uku kuri mu mutima, ntabwo kuba mu bwonko, ariko kwiye kuba genuine. A genuine faith. Kwiye kuba ari ukwizera k'umwihariko kutari ko mu bitekerezo. Ko kwizera rero
gushobora kwimura imisozi. Turayibona umwami Yesu n'intumwa ze, nta na rimwe twigeze tubona ibyo umwami avuga bifeiringa, cyangwa intumwa ze cyangwa zikinabigishwa gusa, ntago tubona bavuga, keretse igihe bari barigishwa nyine byabananira bakamubaza akabwira impamvu, nko muri kese twabonye hano yo kwirukana umudayimoni w'igicuri. Ariko bamaze gukamirika turabona ibyo bategetse birakoreka. Bari mu imisozi myinshi. None twebwe dufite iki kibazo? Dufite iki kibazo nicyo kumenya nature yo kwizera kwacu, la nature notre foi. Ese dufite ukwe kwizera ko muhe bwoko, kw'abanyabwenge cyangwa ukwizera kw'Imana? Aho niho hari ikibazo. Ese dufite ukwizera kw'abanyabwenge cyangwa ukwizera kw'Imana? Iyo mvuze ukwizera kw'abanyabwenge murazi uko mvuga uko ariko ukwizera gushingiye ku bitekerezo bya kimuntu. Ukwizera gushingiye ku bitekerezo bya kimuntu gutandukanye no kwizera kw'Imana, la foi de Dieu, God's faith. Tugire rero ku ngingo ya nyuma. Iya kabiri bayumvise ni ukwizera kw'Imana kubibwa mu mitima yacu, kutari ubwo mu bwenge. Ubwo mu bwenge habamo ibishuko byinshi, ushobora kwishuka kuri iki kandi utari cyo. Ya ngingo ya gatatu ivuga ko ninde wanesheje isi? Ni uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ukwizera Imana iha umugisha ni ukwizera kuri mu mwana wayo, muri Yesu Kristo. Ntabwo ari ukwizera Imana gusa, ukwiye kwizera Imana muri Yesu Kristo. Biratandukanye. Kwizera Imana ni kimwe, no kuyizera muri Kristo ni kindi. Bibiri avuga ngo nuko rero abazagenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazatotezwa. Bari muri Kristo Yesu. Biratandukanye. Kwizera Imana gusa no kwizera Imana muri Yesu Kristo biratandukanye. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 14:1 kumanuka ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Ukwiye kuva ku rwego kwizera Imana gusa ukayizera muri Yesu Kristo, kuko izina rye, amen, niryo Umwuka Wera akoreramo, kuko imbaraga ze nizo zimura ya misozi. Ntabwo Umwuka Wera akorera mu izina Imana gusa, akorera mu izina Yesu Kristo. Akorera mu izina Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ukamwizera nk'umwana w'Imana. Reka dufate urugero. Cya kirema cyahoraga gisabiriza imbere y'irembo ry'ingoro ryitwa ryiza. Sibyo? Irembo rya Salomo. Murabibona? Politique de Salomo. Ba Petero bamubwiye ngo ifeza n'izahabu n'ibyo dufite turebe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Reka tubaze ikibazo. Iyo bavuga ngo mu izina ry'Imana haguruka ugende, hari kubiki? Cya kirema cyitwa Irene, Paulo yabwiye ngo mu izina rya Yesu, amen, Kristo ahaguruke. Iyo avuga ngo mu izina ry'Imana, uriya Irene yari guhaguruka. Tusomere Cyubahiro Ibyakozwe 14 umurongo w'8 ugeze ku murongo wa 9.
I Lusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Amen. Amen. Yari afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Yari arumva amagambo ya Pawulo, kuvuga ngo yari amaze kumenya ibyo Pawulo avuga. Uko kwizera yari afite kwari ukwihe muri Yesu Kristo. Niyo Pawulo yari azi ko Yesu Kristo yamaze kumwizera. Amen. Nivuga ngo abonye ko afite kwizera, aravuga ati haguruka. Nubwo atavuze mu izina rya Yesu, Yesu atandi ko ari mu izina rya Yesu, kuko yari amaze kwizera Yesu Kristo. Amen. Yaba Pawulo yaba uriya w'ikirema, bose bari bahuje kwizera muri Yesu. Arahaguruka. Rero ukwiye kumenya ko izina ry'umwana w'Imana niryo ukwizera kwa nyako gukoreramo. Hanyuma dusome Baroma 8:37. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Tushaka kunesha n'uwadukunze. Ni muri ibyo byose tuba turavuga ukwizera kuduhesha intsinzi. Batubwiye ngo muri ibyo byose, ibyo wahura nabyo byose, ibyakurwanya byose, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces byose, ibyo wahura nabyo byose turushizaho kunesha n'uwadukunze ari we Yesu Kristo. Uvuga ngo kiye kintu cya mbere niki cyanesheje isi? Icyabyawe n'Imana cyose cyanesheje isi. Twe twabyawe n'Imana kubw'ijambo n'Umwuka Wera, dukwiye kuba tunesha isi. Niki cyanesheje isi? N'ukwizera kwacu. Dukwiye kuba dufite kwizera ko mu Mana gukora muri Yesu Kristo kugira ngo tubashe kunesha isi. Ninde yanesheje isi? N'uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ukwiye kumenya ko hanze y'umwana w'Imana isi nta bubasha wayigiraho. Isi izakunesha, izakomeza kugira imbata. Ni muri Yesu gusa umwana w'Imana niyo dufite intsinzi yo kunesha isi. Ibyo bintu bitatu rero nubitahura ukabishaka ubiharanira mu Mana, ni ngombwa uzagendera mu ntsinzi ya Yesu Kristo, nk'uko nawe yanyuze muri isi, ariko isi ntabwo yigeze imunesha. Uzagendera muri isi ufite intsinzi ya Yesu Kristo. Ntabwo uzigera uba munsi y'ubutware bw'umutware w'isi, ari we Satani. Amen. Haleluya. Hariho ijambo rya nyuma nshaka ko turangirizaho, naryo nyine turitekerezaho. Dusome Yohana wa mbere ibice 3 umurongo w'8. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. None imirimo ya Satani ikorerwa heko muri iyi si, sibyo? Ikakorerwa no mu bantu batubaha Imana. None Yesu ngo niwe utsemba imirimo yose ya Satani. Ni gute se iyo mirimo ya Satani itugaragaramo bamwe kandi bitwa ko bavutse ubwa kabiri, kandi uwo twizeye ni witsemba? Ikibazo kiri he? Nimba Yesu yaraje ahishuwe ngo atseme imirimo ya Satani yo mubi, ni gute ikitugaragaramo? Murayizi imirimo ya Satani kubera iki? Nabyo ni ikibazo cyo kwibaza, kuko umuntu wese afite impamvu ye, afite igituma iyo mirimo igikorera muri we ya sekibi, kandi Yesu bitwa ko yamwizeye, ikiruta byose akaba atuye muri we, ariko agaturana n'imirimo ya Satani. Wumva bimeze gute? Dusome Yohana wa mbere 4:4. Bana bato muri ab'Imana,
kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Amen. Iyi nteruro muyumva gute? Mwumvise ko haje ijambo kunesha? Ngo kubera iki abo bana b'Imana banesheje ba bandi umubi akoreramo? Mu bisanzwe banesheje wa mubi. Kubera iki? Uri muri twe aruta, uri muri twe ni Yesu Kristo umwana w'Imana twizeye. Uri mu isi ninde? Satani. Ni gute iyi si itunesha? Ni gute iby'isi bitunesha? Ni gute umutware w'isi atunesha? Ni gute abo wa mubi yaritsemo atuyemo batunesha? Kandi ngo utuye muri twe ni mukuru kuruta uri muri bo, uri muri isi. Ikibazo kiri he? Ni ibintu bibiri. Iri jambo ntabwo ari ryo, turyihorere, cyangwa ni twe dufite ikibazo. Twe dufite ikibazo. Ni gute Satani atunesha, iby'isi bikatunesha, ab'isi Satani akoreramo bakatunesha, ni ukuvuga iki? Bakadukurira mu ngeso zabo, kandi ngo uri muri twe ari we Yesu Kristo ni mukuru kuruta uri mu isi. Bitabaye bityo, ijambo rya muri Yohana 16:33 naryo zaba itari ukuri. Dusome Yohana 16:33. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Amen. Yasi twumvise, amen, atubwiye ngo yarayinesheje kandi atuye muri twe. Ni gute twe itunesha? Ngo tugire amahoro muri we, duhumure niduhagarika imitima yacu, kuko ngo we yanesheje iyi si. None twebwe iyi si iratunesha? Kuvuga ngo hari ikibazo. Inzira ntabwo igoye, Imana yarayitweretse. Iyo umaze kwizera Yesu Kristo, turasozera kuri ibyo. Iyo umuntu amaze guhamagarwa na Yesu akamwizera, mu kwizera akakira umwami Yesu umwana w'Imana nzima mu mutima we, ahamagariwe nk'uko ba Petero bahamagariwe kugendana nawe, kubana nawe, kurarana nawe, gusangira nawe. Nawe mu buryo bw'umwuka niko bikwiye kumera. Nubwo atabonesha Yesu amazi ngo ba Petero bamubonaga, ariko akwiye gutangira kumenya ko atakigendana wenyine, akwiye kugendana na Yesu Kristo, atakibana n'abantu gusa n'amaraso areba, abana na Yesu Kristo. Akwiye kuvugana nawe, aricyo twita amasengesho. Akwiye kumwumva iyo avuze, aribyo twita ijambo ry'Imana. Akwiye kuba mu busabane budahagarara hamwe n'uwo mwami yizeye. Akwiye kumwumvira nk'uko abagendanye nawe bamurebesha amaso bamwumviraga. Ubuzima bwe akwiye gutangira kumva ko atakibugenga, ko bugengwa n'uwo mwami yizeye. Akwiye gutangira kumvira icyo amubwira cyose, aribyo byitwa kumenya ijambo rye. Akwiye kwiga kumusobanuza. Akwiye kwiga kutishingikiza ubwenge bwe, ariko akiga gusimbuza ibyo yibwira iby'Imana yibwira, ariryo jambo ryayo. Akwiye gutangira kwapurika solution z'Imana ku bibazo bye ahura nabyo. Ese solution z'Imana, ibisubizo by'Imana birihe? Tujya twibeshya tukavuga ngo turagiye gusenga ngo tumenye icyo Imana iza kutubwira dukore muri ya situation.
ibyo ni biza hanyuma. Icya mbere ni ukumenya comment appliquer la parole de Dieu dans des situations concrètes. Ni gute ijambo ry'Imana warikoresha mu buzima busanzwe urimo, kuko niryo ryitwa solution y'Imana. Aho kuvuga ngo uracyategereje ubushake bw'Imana, utegereje se hehe? Ijambo ry'Imana ni ubushake bw'Imana. Wowe urashaka ubundi bushake bw'Imana bwa hehe? Niba ushaka ko Imana izakubwira ubushake bwayo, ntizigere ikubwira ibinyuranye n'ijambo ryayo. Ntabwo bishoboka. Nubona se n'ijambo Imana iduha parole prophétique y'umwaka ko Imana itugara ku ijambo ryayo. Bishobotse ko ndababwiye ikindi kintu gikomeye cyane mugiye kumenya mbere ko dusenga. Bishobotse ko Imana yanakubwira avec une voix audible, ikakubwira ijwi ryumvikana, uzatangara. Ntabwo izigera ikubwira ibinyuranye n'ibyo yavuze. Ntibishoboka. Izavuga ati sinavuze ngo, iza kuzana hehe? Ku ijambo. Nta bindi izakubwira. Nibaze ngo izakubwira ibindi bitari biri muri ijambo. Iza kugarura ku magambo yavuze. Iza kuvuga ngo sinavuze ngo. Wabizi? Kenshi abayuda niko yababwiraga ngo sinavuze ngo, sinabwiye Mose ngo. Wabizi? Umuhanuzi wa Yeremiya ntiyababwiye ngo. Imana igihe cyose izana ijambo ryayo muri situation umuntu arimo. Nta bindi uza gukenera. Nimudashaka kumvira ijambo ry'Imana, nta bindi muzahabwa ngo mumvire. Amen. Haleluya. Hanyuma reka mbabwiye ikintu rero mukwiye kumenya. Birashoboka ko ari ubwa mbere mbivuga. Abantu benshi Satani aradushuka ngo nshaka kumva Imana ivuga. Benshi Satani arabashuka ngo nshaka kumva Imana ivuga, sindumva aho Imana ivuga. Ntago bazi yuko mu isano rya kera ryari isezerano aho Imana yakoreshaga inzira bitwa la voie des sens. Wabizi? Umuntu afite 5 sens: maso, guhumurirwa, kumva, gukoraho, kugira gute, le goût. Izo nizo sens eshanu. Donc Imana yakoranaga, yagendanaga n'abantu mu isano rya kera nk'uko umuntu agendana n'undi physically, mu buryo physique. Byo bimenye. Bayibizi? Muri iyi si iyo umuntu aravugana nawe, umumvisha iki? Amatwi. Umumvisha umwuka? Amatwi. Niyo mpamvu Imana yavugaga gutya, bakumvisha amatwi. Aho ni mu isano rya kera. Wabizi? No kugeza igihe Yesu yari mu bantu, bamumvishaga umwuka, bamumvishaga amatwi. Yashaka kubereka, bakarebesha amaso. Inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro, inkingi y'igicu. Byari mu mwuka, basha amaso. Bibiliya ivuga ngo bo bagendeshaga amaso, ngo ariko twebwe mu isano rishya tugendesha kwizera. Nshaka kubabwira ikintu mubyumve. Amen. Abakristu benshi rero ntabwo bari mu bihe by'Imana. Murazi impamvu? Ari ikintu bita anachronisme. Anachronisme ni ikintu kitari mu gihe cyacyo.
anachronisme. Wowe ugashaka ubane n'Imana nko mu isano rya kera, kandi Imana igeze mu isano rishya. Tu es anachronique toi. Urashaka uyumvise amatwi, urashaka uyirebeshe amaso ngo ubone kubyemera, urashaka amanu yekenesha aya menyo ngo ubone kumenya ko Imana yakugaburiye. Mais il vivait dans le monde sensible avec Dieu. Yari ibintu bijyanye na l'essence physique. Wabizi? Ntabwo umwana Samweli Imana yayumviye mu mwuka, yayumvishije amatwi, akajya kubaza umusaza Samweli nako Eli ko ari yamuhamagaye. Natwe turashaka ko ariko agomba kuba. Murabona nkawe ngone murazibona? Donc babyita anachronisme. Kuba uri mu 2026 ukabaho nko mu 2040 bizakunda ibyo? Anachronisme ni ikintu kitari muri periode ya muri epoke yacyo. Rero twebwe ntabwo turi mu isezerano rya kera, turi mu isezerano rishya. None isezerano rishya bimeze gute? Mumvise ingorane z'abantu? Mu isezerano rishya bimeze gute? Wowe urashaka gusubiza Imana mu isezerano rya kera, irakwemerera se? Ntabwo ikwemerera. Turi mu isezerano rishya, bimeze gute? Kandi Imana irubaha icyo bita ses dispensations, ibihe yagennye ikoramo imirimo yayo. Nimba ushaka kugendana nayo nkuko bagendanye mu isezerano rya kera, là tu vas te planter, tu vas te tromper, tu vas te casser la figure. Ntibizakunda. Imana ntisiba kutubwira, Imana ntisiba kutwereka, ariko twebwe turi anachronique, turi mu isezerano rya kera. Kazi ikomeye cyane. Abantu ntabwo bazi gutandukanya ibihe by'Imana, ntibatandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Nibyo nshaka kugira ngo mumve. Amatwi y'inyama n'amaraso, kurebesha Imana amaso y'inyama n'amaraso, gukabakaba Imana n'intoki zabo bafatisha telefone. Ils sont anachroniques. Babyita l'anachronisme. Amen. Ngize ingorane z'abakristo bakino gihe, kuko batazi ko Imana iyo ihambiriwe n'ibihe yagennye byo gukora kwayo. Imana ishimwe. Tujye mu Bakorinto ba kabiri mbere ko dusoza. Nimukabe dusohoke muri anachronisme, sibyo? Amen. Nimuzabe des chrétiens anachroniques, bo mu isezerano rya kera. Twe kuva mu isezerano rya kera mukijya mu isezerano rishya, kuko niho turi. Ntabwo Imana ishaka ko dusubira mu isezerano rya kera. Imana ishaka ko tuba mu isezerano rishya. Imana ishimwe. Ingorane mwazumvise? Nubwo Imana itigeze ihinduka, ariko Imana ifitiye ibihe yagennye, amen, ikoreramo imirimo yayo. Iki gihe turimo cyitwa ingoma yo kwizera, kingdom faith. Nous sommes dans le royaume de la foi. Ni enzi ya imani. Ndio dawe ya mu ndimi zose mu byumve. Ni ingoma yo kwizera, kingdom faith, le royaume de la foi, enzi ya imani.
twe tugashaka kuba ku ngoma y'iki? Ku ngoma mugeri mushira ikinyuranyo, kingdom faith, ingoma yo kwizera. Kinyuranyo niki? Ingoma y'inyama n'amaraso. Ibyo murebesha wabibizi. Ça ne va pas marcher, ntabwo bizagenda. Ntibishoboka. Ukaguma uri hariya nimba mu cyumba cyawe, nimba ari ku buri bazimizi, murategereje ngo ijwi ry'Imana, uzumva inyoni gusa, kuko ntabwo uzi ingoma turimo yariyo mu mikorere y'Imana. Turi mu ngoma ingoma yo kwizera ni ingoma y'umwuka, ntabwo ari ingoma y'ibifatika. Ingoma y'umwuka, ingoma yo kwizera niyo turimo. Amen. Iyo niyo era turimo. Ariko nukomeza gushaka ko Imana ivugana nawe nk'umusoro ya kera, igena nawe umusoro ya kera, uza uri anachronique. Ibiri mutabyumva muzakomeza kuba mu bigare gusa. Ibyo tubane tubisetinge. Turi mu gihe cy'ingoma y'iki? Kwizera. Ingoma yo kwizera ni ingoma y'umwuka. Bariya ba Mose n'abariya bose mu isano rya kera bari mu yihe ngoma? Ingoma y'amaraso. Niyo mpamvu Imana yabayobeshaga ibyo bare ku manywa nk'ingi y'igicu, nijoro nk'umuriro. Niyo ari ingoma barimo. Ariko uyu munsi ntabwo Imana ituyobora, yatubona ituyobora. None mugeze mubona munyereke inkingi y'igicu na nijoro nk'umuriro, murayibona mubi? None se habaye iki? Niyo change yabaye. Dispensation yarahindutse. Ibihe Imana yagennye ntabwo tukiri mu isano rya kera, turi mu isano rishya. Wayibise. None mbabazi ikibazo rero, mwebwe uko mwumva ibyaborohera ni ibihe? Niriya ngoma yo kuyoborwa mu bigaragara, cyangwa n'iyi ngoma yo kwizera? Mwebwe mwifuza n'ibiki? Mube sincere. Barwana n'Abafilisitiya, bavuze ngo mwirukanye muzane yasanduka. Bayibonye bose ati noneho baze rero. Murabona? Natwe rero Satani ashaka ko tutamenya ibihe by'Imana, tugume muri ya bihe, kandi biriya bihe byararangiye. Urazi kuba mu bintu byarangiye. Ingoma bari barimo ntabwo yo turimo. Ubu ni ingoma yo kwizera, ni ingoma y'umwuka. Amen. Ntabwo Imana igikoresha resanse zacu, aya matwi, aya maso n'ibindi. Ubwo Imana tuyiperseva, yashimye ko Imana inyura mu kwizera kwacu kugira ngo ivugane natwe, itwereke ibyo itwereka. Amen. Twumvishe icyo dukwiye kumva. Noneho Bibiliya itubwira ngo dukwiye gukura mu kwizera, niyo tuzamenya ko turi mu ngoma irutiriya. Nibyo Yesu yavuze ngo hahirwa abazizera batabanje kubona. Twe turahiriwe, ntabyo tuzi. Iriya ngoma ya kera ni Toma ntakoze, nkoze muri za nkovu sinemera. Abakristo barashaka ngo babone Yesu kandi bibereye mu mitekerereze ya Toma. No, ubu turi mu ngoma yo kwizera, kandi nayo ihuriye n'iriya ngoma bari barimo. Iyi niyo ngoma nziza, nibyo bihe byiza, kuko kiriya gihe Imana icyita ubwana, ariko igihe cyita ubukure. Imana yagucyubahiro.
wayibise biriya bintu twe tutangaje tukabona inyanja bakabonesha amaso ku inyanja ikiwemo kabiri, bakabonesha amaso ibintu bikomeye, imiriro, ibiki, tubona ko ari byo bihe bikomeye cyane twifuza. Ariko baravuga ngo biriya bihe byari ibihe by'icyana, ahubwo ibi bihe by'ingoma yo kwizera ni ibihe by'abakuze. Amen. Twe turashaka twibere mu bihe by'icyana gusa. Ingoma yo kwizera niyo ngoma ifite ingororano ihambaye, ngo hahirwa bazizera batarinze kubonesha amaso yabo. Wabibise? Hahirwa abemera ko mbayobora kabone nubwo nta bintu wamboneramo bifatika, barahiriwe. Hahirwa abantu bazumvira ijambo ryanjye batarinze kubona demonstration, ariko bakizera ko ijambo ryanjye ari ukuri, barahiriwe. Amen. Iyi ngoma turimo ni ingoma iri y'ubwiza kurusha iriya ngoma ya mbere. Na niyo Paulo anavuga ngo iriya ngoma y'inyuguti, amen, ngo nayihuriye ni ngoma y'umwuka wera. Le mystère de la lettre et le ministère de la lettre et le ministère de l'esprit. Twebwe turi mu gihe cy'umwuka wera, ni igihe gihambaye kurusha kiriya gihe. Amen. Ariko ntabyo tuzi, niyo mpamvu navuze ngo turi anachronique. Turashaka kubaho mu isezerano rya kera kandi Imana igeze mu isezerano rishya. Amen. Ese Imana yarasubiye inyuma, iyo yagiye imbere. Isezerano rya kera yagisijya irya kera, ngo ibya kera bikwiye gusimburwa n'ibishya. None twebwe ntidushaka ibyo Imana yasimbuye, turashaka tubigumeho kandi yarabisimbuye. Yabisimbuje, amen, ibihe bindi. Isezerano rya kera ngo ni igicucu, turashaka kwigumira mu gicucu cy'ibintu, ntabwo dushaka kwinjira mu bintu nyabyo. Nous voulons rester dans l'ombre des choses. Dushaka kuguma mu gicucu cy'ibintu, ahubwo ngo twinjire mu bintu nyabyo. Isezerano rya kera amaso yacu ko turaba kamere n'amatwi yacu niho tubona ko ari ibihe bihambaye, ariko Imana ntago ari kwibona. Ahubwo ibi bihe by'ingoma y'umwuka wera, ibihe by'ukwizera, niwe ibihe bihambaye imbere y'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Wibaza ko Imana bariya abantu yarindaga kubereka ko ihari n'amaso yabo, ikabumvisha n'amatwi yabo. Wibaza ko Imana bariya nibo ishima kurusha twebwe tugendana nayo tutayibonye n'amaso, tutumva kenshi. Suko Imana idashobora kutubwira n'amajwi, idashobora kubikora, ariko turi mu ngoma y'ukwizera. Amen. Haleluya. Murabyumva? Muribuka wa mugani w'abana babiri, umwe ise aramubwiye ngo genda nkore ibi n'ibi, hanyuma aragenda akata ikorosi ntiyajya kubikora. Amen. Uwundi watigeze abibwirwa yagiye akabikora, ngo washimwe na se ninde? Nuwagiye kandi utayibwiwe. None se bariya barabonesheje amaso, barumvishe amatwi yabo, ariko ntago bigeze bashimwa n'Imana. Babizi? Ariko twebwe tutabonesheje amaso, tutayoborwa n'Imana à travers les sens physiques, ibyo tubona, ariko tukagendana n'Imana. Amen. Imana ikavugana natwe mu mwuka, amen, atari mu buryo buri audible y'amatwi, hanyuma tukayumvira. Naho Imana idukompara n'abariya. Na nibyo Petero avuga hano, nyuma dusoze. Amen. None ngo jewe ntago nduva Imana ivuga no kongera kuvuga ibyo. Oza buri anachronique. Ayumvise? Muvuge muti ni cyane nukuba mu bwana. Kuba mu bwana. Amen. Haleluya.
nabwiye Petero sibyo? Petero wa mbere icya mbere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurushijeho haba igiciro cyinshi, kuko izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Amen. Mwumvise ukuntu Imana itubona, tumukunda tutamubona. Amen. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. Murumva rero ko ibihe turimo nibyo byiza kurusha ibihe abo mu ishyamba rya kera babayemo. Imana ishimwe. Abakorinto ba kabiri ibice 5:7. Aha niho hari ifundo rero ya byose rero. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Bariya bayoborwaga n'ibyo bareba, twe duhamagariwe kugendera mu kwizera. Wabise kubera iki? Kuko turi ku ngoma y'umwuka. Umwuka ntabwo umubona. Bariya bari ku ngoma y'amategeko n'ibifatika, ariko twese ku ngoma y'umwuka. Umwuka rero ntabwo tumubona, ariko ari kumwe natwe. Amen. Rero ukiye kumenya rero uyu munsi Imana ivuga gute? Amen. Imana ikora gute? Imana igendana n'abayo gute? Kugira ngo ntiwisange uri mu bintu by'icyana, kandi Imana yaraduhamagaye mu bintu by'abakuru. Amen. Turi ku ngoma y'ukwizera, ingoma y'umwuka. Nibyo bihe turimo byo mu isano rishya. Haleluya. Ntabwo tukishakisha Imana amaso n'ibyayo, ahubwo tugendesha kwizera. Kwizera ni gukuru cyane kurusha iby'inyama n'amaraso. Intsinzi rero mwayumvise. Haleluya. Intsinzi yacu ihagaze ku ijambo ryitwa kwizera. Niki cyanejeje isi? Icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Niki cyanejeje isi? Kwizera kwacu. Ninde yanesheje isi? Nuwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Tujuru ijambo rigaruka kwizera, kuko turi ku ngoma y'ukwizera. Kingdom faith. Kingdom faith. Turi ku ngoma yo kwizera, turi ku ngoma y'umwuka. Amen. Imyaka 2 turi ku ngoma yo kwizera, turi ku ngoma y'umwuka. Na niyo mpamvu uzarebe Yesu, subiramo ubutumwa bwiza bwose bwa Matayo, bwa Mariko, bwa Luka, bwa Yohana, sibyo? Umuntu wese yahuye na Yesu yamubwiye ijambo rimwe: urizera? Wayibise? Hari kindi yavugaga? Yaje kwinogira kingdom faith. Ariko twe ntabwo dushaka kubyemera. Il est venu inaugurer l'ère de la foi. Yaje gutangiza ibihe by'ukwizera. Amen. Turi mu gihe cyo kwizera. Ubu Imana ntivuga iyi mvugo, ivuga imvugo yo kwizera. Nta bindi. Ntabwo ivuga ngo ufite idini ryiza, sibyo? Ufite imisengere myiza, tu formes de belles phrases. Twose mufite église ya marbre. Itangaza. Ugenda urirebamo nk'umundorwamo, mufite hariya heza, hariya kuri altari nziza. Wabise? Ibyo byose byararangiye.
iyi ni ingoma yo kwizera. Amen. Haleluya. Kuvaho Yesu Kristo yaziye, Imana yatangije ibihe byo kwizera. Amen. Haleluya. God speaks one language, language of faith. Only faith. Nabindi. Haleluya. Nabindi. Jewe ndi imbere y'Imana ntago mvayo ariko namaze kumva n'ijwi nkuko numva amamoto, hanyuma nemere ko Imana yavuganye nanjye, ngiye aho nkagumaho mba nasubiye mu cyana. Amen. Imana nyumvira imbere through faith by the Holy Spirit. Amen. Inkingi y'umuriro yanjye, inkingi y'igicu nago nkishakisha amaso. By faith I know. Par la foi je sais que Dieu est là. Ko Imana iraho kandi ko inyobora. Kwizera. Pana y'amaso, pana y'amatwi. Amen. Iramutse ibikoze, iyo ni exception. Ntabwo dushobora kwexclure exception, sibyo? Kuko Imana ni souverain. Ariko tumenye gusa ko dispensation turimo, ibihe by'Imana turimo ni ingoma kwizera, ni ingoma y'umwuka. Ntabwo tukwiriye gutegereza Imana n'umubiri wacu, amatwi y'umubiri wacu, amaso y'umubiri wacu, ahubwo ni ingoma y'umwuka. Turabyakira mu kwizera. Iyo rero byananiye abantu rero tukagumaho ngo Imana ntabwo itubwira, Imana ntabwo itwereka, ushaka kwibwira gute? Niyo mpamvu rero uyu munsi Imana yatweretse inzira yo kunesha. Amen. Hanze yo kwizera ntidushobora kunesha. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yashatse ngo uyu mwaka twinjiyemo, ndashoje. Amen. Hari ijambo Imana yavuze sinzi ko mukiryibuka, ngo kwizera kwacu ni kutazamuka nizuzasingira ibyo Imana yenda gukora. Ngo cette année sera marquée par des interventions divines surprenantes, exigeant une foi renouvelée. Bizasaba ukwizera kuvuguruye. No kuvuga iki? Kuve muri kwa kwizera k'umusano rya kera, kuvurugurugwe kwigiye mu kwizera k'usano rishya. Imana itakituyoboresha amaso y'inyama n'amaraso, amaso y'inyama n'amaraso, amaso y'inyama n'amaraso, n'amatwi y'inyama n'amaraso. Kuri ko kwizera kuvuguruye. Hanyuma une fois renouvelé pour percevoir et vivre pleinement la dimension inattendue et transformatrice. Iby'Imana izakora nukugira ngo twinjire muri dimension yindi. Amen. Iduhindure. Ariko birasaba ko bisanga ukwizera kuvuguruye. Niyo mpamvu uyu munsi wa mbere wishyuye kwigisha ritangiza uyu mwaka Imana yatujyanye kuri iryo jambo. Niyo mpamvu y'iri somo ry'uno munsi. Imana yagucyubahiro. Mwumvise aho rihuriye? Amen. Magambo ya nyuma y'ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi y'umwaka niko bivuga. Ngo iby'Imana izakora muri uyu mwaka bishobora kuba kandi bihambaye, ariko wowe bikaza gusiga utahindutse. Bayibise kabone nubwo wabibonye wabyumvise bikagusiga ukuri, kuko ntago byasanze iki ukwizera kuvuguruye. Bayibise ni bangahe Mesiya banyuzemo hagati akabasiga uko bari akigendera.
bo bakaba bagitegereza ko Mesiya azaza kandi yaje. Wayibize niyo muranga ibyanditswe byavuze bimuranga byarakoretse, ariko byabasize kuko bari anachronique, bari bagitegereza isezerano rya kera kandi already Imana yari sezereye. Wabibize yaraje uko ibyanditswe byavuze, ariko benshi ntacyo byabamariye kuko ntago babaye alinye kuri temps y'Imana. Na nibyo Yesu yavuze ngo kuko mutamenye igihe mwagenderewemo. Ntibamenye ko Imana yabagendereye, bo baracyategereje ko izabagenderera kandi yabanze kubagenderera. Bivuga ngo nta impact yagize mu buzima bwabo, ntago bamenye ibihe by'Imana. Natwe iby'Imana izakora muri uyu mwaka bishobora kudusiga uko turi kuko bitasanze ukwizera kuvuguruye. Bamwe ntibanamenye ko ari bya bindi Imana yavuze. Kubera iki? Kubera ko byose bituruka eta yawe y'imbere, byose bituruka uko imbere yawe hameze. Mumvise hano ni jambo ngo exigeant une fois renouvelé. Mukwiye kugira ukwizera kuvuguruwe, nawe bitawe bityo bizaba, ariko ntacyo bizahindura mu buzima bwawe. Amen. Hano mu Cyongereza ngo demanding a renewed faith. Wabise kwizera kuvuguruwe. Amen. Rero ukwizera kuvuguruwe niko Imana ishaka, na niyo mpamvu uyu munsi umwaka wa 2026 watangiranye n'ishuri ry'ukwizera itwigisha ibyerekeye intsinzi y'Imana aho inyura mu kwizera, ariko twongereze rero kuvuguruye. Amen. Kwa kwizera ushingiye ku bigaragara, nubwo nta kwita ukwizera, niko kwaranze Abisirayeli batoma, ariko twebwe Imana duhamagariye kwizera kuvuguruye kugira ngo tubashe gusingira imirimo y'Imana, tubashe ibi nibyo Imana yavuze. Kuko amateleviziyo n'amaradiyo azabivuga, ariko nubwo azabivuga wowe ushobora kuba akote, ntumenye ko ntuhe Imana glory, kuko wowe wibereye mu nyamara n'amaraso, wewe mu isezerano rya kera. Ntumenye ko Imana irakora ibintu, ntubimenye. Wayibize. Rero nibyo nashaka kubabwira uyu munsi. Imana yaduhamagariye kuva mu kwizera kwicyana tugakura, cyane cyane gutandukanya ibyo bihe bibiri. Amen. Isezerano rya kera rivuga iki? Isezerano rishya rivuga iki? Ibyaranga isezerano rya kera ni ibiki? Ibiranga isezerano rishya ni ibiki? Nutabitandukanye uzagira ibibazo, uzaguma ushaka kugendana n'Imana. Amen. Muri bwa buryo isezerano rya kera, kandi si Imana iri. Wayibise? Mwumvise hariya ngo twebwe ntitugendesha amaso, tugendesha kwizera. Bivuga ngo twumvisha kwizera, turebesha kwizera, dutekereza mu kwizera. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Haleluya. Data, turagushima uyu munsi wa mbere utangira iri shuri ryo kwizera. Umugisha rero abitabiriye bose, umugisha n'abazakomeza kumva ubutumwa binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Uduhe Mwami kutaba mu bihe bitari byo, ariko tube muri actualité y'Imana, tube mu bihe by'Imana, tutandukanye ingoma y'isezerano rya kera n'ingoma y'isezerano rishya, l'empire de l'ancienne alliance et l'empire de la nouvelle alliance, kugira ngo Mwami tube mu bihe wagennye ko tubamo, nitube mu bihe bishaje, tube mu bihe wagennye ko tubamo, aho niho twagendana nawe. Turagushima rero, komeze Mwami uduhe kuzamuka mu kwizera,
kugira ngo tubashe kusingira ibyo urakora n'ibyo wenda gukora. Nitumere nk'abo mu gihe cya Yesu bategereje Mesiya kandi abarimo hagati ntibabimenye. Data, ndasenga itorero ryose muri rusange ku isi kugira ngo twese duhe gukanguka, duhe kumenya ibihe turimo ko ari ingoma y'umwuka, ko ari ingoma yo kwizera, kugira ngo tubashe kumenya uko tugendana nawe, kumenya uko tusingira ibyawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko uyu mwaka Mwami abazaba bariho mu mubiri ariko bakwizera bazabona ibintu bihambaye uzakora, kuko nibo bakwiye kuzashima kubera ko bazaba bazi hakurya bigaragara y'ibikora iyo ariyo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Reka dushimire abakoze imirimo bose muri ishuri ryo kwizera. Abasigaye rero nongeye kubifuriza umwaka wo kwizera, umwaka wo kwizera. Bifurije umwaka wo kwizera kuvuguruye.